kudusubiza ijambo muri studio za Radio Rwanda zirimo zirakorera hano muri stade mpuzamahanga ya Huye, ahamaze kwinjira abafana rwose navuga ko batari munsi y'ibihumbi 2 nkababona abaje bitwaje ibirumbeti cyangwa se za vuvuzera, bambaye amabara y'ubururu n'umweru, abambaye umuhondo n'umukara, abambaye icyatsi n'umweru, baje gufana APR bambaye umukara n'umweru, bose bamaze kwinjira muri stade mpuzamahanga ya Huye, bose bakaba biteguye rero kuza gukurikira imikino ibiri ihabera. Ariko ubwo tayari tumaze kwinjira, duhise twinjira ku mukino wa finale hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya APR. Amateka ntabwo arimo aragira Rayon Sport. akantu numvise muri iki kiganiro kigufi Ruvuyanga dukoreye ku Gisagara, henshi n'abari uzi ikintu ngiye nize, ikintu nize ejo bundi nakore muri weekend ishize twagiye Nyagatare mu bintu by'amagare, twari kumwe na bakayishema muri Nyagatare. Uwitwa Eric Sendera ajya kuri stage agiye kuririmbira abantu, hari amakoncert yari yahaye, urabona afite indirimbo ya APR ni yari aravuga ati mbaririmbiriye, bavuga turamenye nuteri y'abareyo ntitugishaka ririmbi ya APR yo muri burasirazuba hitwa za Nyagatare za Kayonza na APR wibavangira wibaza n'ibindi bintu, ariko muri aya majyepfo abariye nabone nibyo kabisa. Naringiye kubwira Edmond samutumiriramo gatoya, amateka ntabwo arimo aragira Rayon Sport abatsinda imbere ya APR Football Club mu myaka 2-3 itambutse. Ni ikipe mu by'ukuri ifite statistique zihagaze gute uyu munsi? Yego, imibare nibyo ntabwo igira Rayon Sport abami ku mukino nk'uyu nguyu, kuko n'amateka ubwayo arabivuga. Rayon Sport ejo bundi basereburaga imyaka 55, muri iyo myaka bafite ibikombe 9 byonyine bya shampiyona, mu gihe abandi bo mu myaka hafi 30 bamaze bafite ibikombe 21 bya shampiyona. Icyo nicyo kintu cya mbere kikwereka ko byibura mu myaka bamaze ekipe ya APR isa nkaho iri imbere ya Rayon Sport. Ubundi ugiye kubibara bavuga 28 kuko bamaze 30 babayeho, ariko bamaze 28 bakina shampiyona, bakina shampiyona 9. urumva ko APR n'umwami wa ruhago cyane. Ariko noneho iyo tugiye kureba muri iyi myaka ishize, ubona yuko ubundi hari indi mitwajyaga tuvuga ko Rayon Sport na APR zitegeze zitsindana kabiri kikurikiranye, ariko ubona ko APR yakwiye iki kintu neza turakibagirwa, kuko byibura muri iyi myaka ine Rayon Sport itsinze APR rimwe ejo bundi ahangaha n'ubundi kuri stade mu kwezi kwa kabiri niho yayitsindiye cya gitego, n'ubundi nabo bakidutaho. Ariko ubona ko muri iyi myaka APR iri kudomina cyane Rayon Sport, yaba ari mu buryo bw'imikinire, nyuma yaho noneho izaniye iyi systeme yabo y'abanyarwanda, ubona yuko yabadominiye cyane n'ubuyobozi bugashyiramo imbaraga cyane. ubona ko imibare itagira Rayon Sport abatsinze imbere ya APR, ariko nanone abareyo bahora bafite akabo, kuko Rayon Sport n'ubundi ntibura wa mukinnyi uryana, nkuko tujya tubivuga nk'ubu ngubu tuba dufite Onana, mu myaka yagiye ishira hagiye haza abakinnyi ba Cedric Amisi, murabibuka abakinnyi bose bagiye baza. Rayon Sport ntabwo igibura umukinnyi uza ukaboostinga ku buryo isi yose ivuga itari ku mukinnyi isaha n'isaha ashobora guhindura ibintu. Niho Rayon Sport itandukanira na ekipe ya APR, ariko mu by'ukuri ugiye mu mibare ubona yuko APR Football Club muri iyi myaka imeze neza cyane, yaba ari mu bikombe, yaba ari mu gutsinda muri iyo derby. Ntago ikiri derby ikomeye cyane ku buryo abantu bavuga bati ikipe iri buze gutsinda indi, ibyo ngibyo APR yabikuyeho. Ariko uyu munsi wa none bigaragara neza yuko Rayon Sport y'uyu mwaka yatweretse ko ishobora kubikora, kuko ni Rayon Sport no ifite individu zishobora gucaringinga bitandukanye na APR, kuko APR yo uyu munsi wa none ushobora gushaka umukinnyi ushobora gukora itandukaniro hahandi byananiranye. N'abakinnyi bakina neza nka ekipe bafite imbaraga, n'abana bakiri bato bafite imyitozo iri hejuru, ushaka gushyira kuri afishe ya match ku buryo uvuga ngo uyu muntu ndishyiraho tatuwaje ye muri APR ukamubura, mu gihe Rayon Sport yo nyine baba starira bafite ku buryo umureba ukavuga ati ku bundi uyu muntu uziko ashobora no gufata icyemezo match yananiranye ibintu byanze, agafata icyemezo ati ngiye gukora ikintu isi izahora yibuka, video izatrendinga yanjye akagikora. Abo bantu barabafite. Niyo mpamvu rero umukino w'uno munsi utandukanye n'indi mikino yindi yabanje muri iyo myaka, kuko ni umukino uri classique, ni championnat wenda turi buze kusesenguraho nka finale, ariko imibare muri iyi myaka ishize igaragaza ko ekipe ya APR Football Club iri hejuru. Terme ihari uyu munsi Bwana Robin, Rayon Sport irigenza cyangwa iremera guhera? Ikintu kimwe nuko ubundi ibi bintu byo kuba Rayon Sport na APR zimara imyaka zidasohokana bunini byabagaho
bose mureke mbibabwire imyaka 2 igashira 3 zidasohokana ziba zikwiye kujyana ziba ziri kumwe ubundi zirajyana ariko byageze aho chairman wa APR ukuntu bivuganye agahinda amarira azenga mu maso tuba dufite umukino dufite onanura yavugaga mu banyarwanda muri rusange yabati abanyarwanda muri rusange bafana ari ubaye wikana anyways nanjye kwanta n'ugiye ati umutima wanjye wikanzemo kandi ari ikintu cyoroshye umutima wawe urikanze nanjye kwabwira akantu ibi bintu n'ibyahoze ikipe ya Rayon Sport yabaga itatwaye igikombe agomba kuba yatwaye igikombe cy'amahoro cyangwa yabaye kabiri ku buryo hari ukuntu yo na APR zihora zijyana ibi byageze ku rwego muri kwagutebya kwa chairman wa APR kwa guhangana kwe nkunda burya ni umuntu ukwereka ko Rayon Sport bahanganye si bya kivandimwe ejo bundi yanyujije maravuga ati ariko bajya bavuga ko indege itazima barajya ngo